uheruka gusura igituro cya nyoko cyangwa amagufwa aranamye nyine unsajya ukanamana nayo ko mbona naho utaniye nayo. Mama wansigiye iki koko kadaterwa mbwira nabi umwoteze mbwira tukajyana wenda gahumeza wasenye uko rero abundi wamenye ubwenge waraye se rara nyine urarane na nyoko naho ibyo kunzanaho imiteto nyoko nguwo wamubonye kandi ntiyame ujye unyita nyoko ari uko siko agize ati ahari sinakubyaye ntabwo wigeze umbona nkubyara dore nyoko wamubonye uraraho ngaho ubwire ugomba kujya unyita nyoko ariko bene wanyu bahari igihe badahari sindi nyoko nyina wundi ntabwo aba nyina ntabwo naba nyoko urumva dore nyoko nguwo cyangwa se nkunze ko banamusuye. Mama urarira amata se cyangwa ya nta mafuta umva ndagira Beyonce Beyonce washinzwe ngwino hano sikidore ko kamaze gutereka ibere imoko nyine yarigaragaje agasuzuguro kabagasuzuguro ndahamagara rimwe kabiri gatatu ushinze mu nzu yawe se mereza amaso gira vuba ariko kandi sinkavuge kabiri amabuno nyine yaje umfa kuba uri umukobwa ngende inka vayo hano hagarikwaho banze nkubaze iyo ushinze mu nzu aya masaha nturafura nturoza ibyombo nturakoropa uricaye nyine hano hari nyoko hareba se ku buryo ariko hariteretse mukobwa hano hari aho nyoko hari ntuhazi se kurya yakirwa yateretse urutwe batekurye wangatwe shinguka imbere nongere kukubona ari uko ibyo nakubwiye wabikoze ikindi kandi ujye ukagusura nyoko namukorera isuku kuko niho muhurira urarira iki nukumubona n'urutwe gusa iya mabuno yaje nyine wamaze kwiyumva ku buryo uzajya umpagarara hejuru umva muko ntago naje aha kubabera umuja urumva kuba n'umugore wasona gusobanuye ko mugomba kurigiraho ibigoryi urareba utese n'ikindi gihe mubone wabisoje uri kunyumva kandi nsubiremo sinkavuge kabiri Mana we ariko mana yanjye ihurura mbibyara imisuzi koko nk'ubu wakubyaza ngo yarabyaye cyangwa yarabyagije habyaye mama we wabyaye umukobwa wicaye aha ngaha atuje naho mwebwe nyoko yari uwo gupfa mukantera iseseme cyakoze ndabahaze iziko ariko buretse reka nawe atahe buretse atahe Beyonce ngwino hano komana cyakoze bimaze kundenga pe shinguka hano gusuka mpagarare hejuru nasoni ngewe Beyonce washinziwe ngwino hano ngwino komana cyakoze bimaze kundenga hagarikwa hanga kogasi kamubaze amakasi yagira guhari wayamisha ugishwa cyane ntabwo ndi kumva se undi ntabwo uzi kuvuga naringiye kwemeza hanyuma zakotegisi wastaye wari ntarajya cyangwa nzi gushyira mu biryo uzirye undi nacyo kigukwiye ariko kuko umuntu atunda rigwa kure y'igiti cyaryo usigaye nyoko sujye imico yawe ni nk'iya nyoko ngiye mbona icyaro utabasajya kuba ku gituro kuko mbona ujya ari ikirenge mu cya nyoko vi imbere shinguka imbere yo kuko ibyo nakubwiye makuru afanye karibu cyane karibu sha makuruzi uraho ufashe amakuru yawe karibu sha karibu daragatera umucari Beyonce ngwino usuhuze tonto yaje
natwe turaho. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza. Wagize umuhanda mwiza? Umuhanda wari mwiza se. Nese ko utatubwiye? Nawe. Beyonce yabaye agakumi. Kakana karakoze twabaye inkumi. N'ukuri. Arakiga se? Ariga cyane nyina aramunanye ariko uriya hari abantu ntihapfa abandi. Yose kwishuri biragenda. Yaga nanjye ndi nyina. Se ngo nuko nyina yitahiye ugira ngo nabura kumwitaho. Nkaza ubwenge ka Beyonce. Cyagiye mama we yitabye Imana yenze ko ataziyakira. Hoyi kandi mpari we. Nese ugira ngo uriya papa we yanzanye atabibonye se ko nzamwitaho. Uzi urukundo ubu nkunda abana. Nizere ko umufashe neza. Yego gusa umubona se ko yabaye inkumi. Biyo wabwiye tonto kumerewe. Ariko jya unaseka. Iyo abonye abashyitsi aratinya wagira ngo nasanzwe. Biyo isanzure mwana wa disi umukobwa wanjye yagize amasoni. Ase kuki hari abantu utinya. Erega umaze no gukura so wanyu ubwo yaba yaje nubwo ari umusirikare ko se si umufamiliye. Ameze nka nyina n'umwana naramwitegereje. Ameze na nyina yaritondaga buri. Mva mwene nyoko azi gushaka abagore bitonda rwose aba yadutoranyije. Nizere ko uzajya witonda nk'umugore wa mbere ariko. Uzamubaze sabizi se urabona murereye abana barakuze bageza. Umwana ntuzamubaza ugomba kumutoza ikinyabupfura. Ushaka kuzamujyana mu gisirikare n'akaba ingabo y'igihugu. Yose sibyo. Ugomba kuba kari wowe byaba ari byiza ko agira imbaraga. Uzajya mu gisirikare. Umurebe barakora mwana yanjye tuba twishimanya hani wabara. Biyo ngaho twari no basi mu nzu mwana wa gikure mu nzira sibyo. Naho se wowe makuru twari duherukaye. Sibyo se yambaye ibirenge. Ubwo nuko aho mu nzu nyine abayaga kwakandagiza inkweto ze zabura harazuzuyemo. Ni byandi by'abasivili ubwo nyine ngo mwakorotse ntabwo mwinjira ni inkweto mu nzu. Kandi nuko dushiduka n'ubundi dukandagijemo. Biyo mama mushyashya kwitaho. Urumva se navuzwa n'iki kumwitaho. Mwitaho cyane si nguwo mubaze rwose nguwo. Ariko ndabona muri umuryango wishimye. Mana turishimye. Ubundi se muri ubu buzima umuntu abonye icyo kurya n'icyo kunywa nicyo kindi cyamubabaje. Ntacyo kigomba kubabaza. Natwe tuba turi kubareberera aho turi ntabwo tujya kujya mu Imana cyakoze Imana igibaho umugisha narumvise ibintu muba muri Imana nibyoroheje ari amashyamba we. Tuba turi ku mutekano. Ariko natwe turabasengera umutekano tuba twawukarije nta kintu kibi gishobora kubageraho niyo mpamvu nawe ugomba kwisanzura hano ukisanzura tuba twishimye umwana wacu nawe akisanzura. Ariko nawe wakoze n'ikosa waje utatubwiye uzi ko ubu nta kintu kiri mu iyi nzu. Yose ujya wibuka kuganira na papa wawe. Baraganira babura gute se kuganira kandi tubana iyo yatashye navuye guhiga turaganira nka famiye twishimye rwose. Ahubwo nawe nizere ko uzatinda. Naho Beyonce wanyimana cyakora Imana imumwera umugisha n'umwana mwiza. Cyako sinabona nicyo mushimira gusa nanjye ngiye ku isoko muzana nk'udukweto twenda ubushobozi bwanjye nyine nawe urabibona ubuzima tuba tubayemo. Gusa ngomeza kwibaza ubu niba uno mwana yitonda bigeze aha kuko nyina yarameze ati uzi ko mba numva mfite samatsiko yo kumumenya nkurikije ukuntu abantu bamuvuga amana mba numva binejeje. Gusa nyine sinagize amahirwe yo kumumenya gusa ariko umwana we aba bigaragaza ko yitonda. Erega natwe tuba dufite umwanya mutoya. Kase Beyonce mukobwa wacu ubundi papa wawe muheruka kuvugana ra? Baravugana. Ujya umuvugisha cyangwa ibya bindi byayo na internet mwabonye ngo namwandikire. Ndazihorana baravugana. Ujya umwandikira ukareba n'amafoto akoreza amafoto. Aratwoherereza ariko turamukumbuye bana. Baravugana. Nawe ubundi se bareka kuvugana gute se ko mba mfite amamega. Ndamuhamagara tukavugana video call. Kaduha amafoto gusa nyine turamukumbuye hashize igihe. Nyine kuva yagenda natwe nago dutuje uzereka kubura umudamu utana n'umugabo. Yego nyine pe Beyonce turabana kandi n'umwana mwiza amfasha imirimo buri kimwe. Ariko nawe urumva bakenewe. So rero buriya narinzi ko yahagezeho kuko nawe ndabizi neza uko ari mu nzira za. Ahubwo nungwe no kubona atari yagera aha ngaha buriya bawe nambuti yaje mu nzira. Atambwiye se ntabwo yambwiye. Nawe yakagombye kuba ari aha ngaha ndabizi nawe yaje. Nabyo narinzi ntabwo yabimbwiye. Araje mu kanya araza kuba hari. Imana ishimwe.
hanyuma rero ubu urangiye kugenda nonaha se ntabwo byo gutera nese uragenda atahageze kandi umbwira ko agiye aya kuza ibyo ni iby'abasivili icya mbere ni uko mba nahageze yego kuma ahubwo oya muze kureba kuri akawunti yanyu ya mobile money hari amafaranga noherejeho yo kugura ibikoresho bya biyose nawe mba ngomba kujya nyine ikintu nkora ariko ugenda nawe ntabwo mbishimye kuba ugenda unababarira basi aze mubone oya ndagiye niko bimeze abasirikare ariko tuba tubayeho twebwe nakundi basi reka twe kuguhatiriza biyo mbabarira witegure papa agiye kuza sheri wambare neza sibyo kaga kanzu keza ndakuguriye sibyo papa agiye kuza sawa rero ubwo ugiye uzatuvugisha kuri telefone kandi turagushimiye naza kuhamagara ndeze turagushimiye nkunda cyangwa se ukuntu mwita kuri Beyonce barumva binishema Beyonce n'umwana wacu ntabwo twamutererana ariko se nusuko hari abamwirengagiza ariko mana mumwitaho nkabikunda imbaraga zo kumeza ibyo ntabwo nabikora ngewe ntacyo ngaho genda reka mugezane kugutinza nanjye njye kwitegura nizere ko mutatunguwe no kubona ndi kugenda n'imbunda oya ntukaritse nayo uvukiye n'abamama bandi menshi ariko turabizi bazi kugira ngo batazafata bakari erega twe turabasirimu ntabwo ibyo kereka wenda ari umuntu usanzwe ukubonye papa kuri sasa yajya yizana ngenda ayimenyereye ndagomba kugendera kugira ngo nyine abantu bazajya babona ko ndi umuntu utinyitse oya ariko si n'ibyo uratinyitse ntabwo ari ukubibona gusa urakoze rero urakoze ubu noneho nagenda rero mugasigara mwita kuri Beyonce mu kanya ngo se uzagenda udagarutse kumureba se muzagenda mutazagaruka kureba papa ngaho sawa rero ngugerayo garukiye ahangaha ndagarukira akiri umukono cyangwa umukono ntabwo mujya muyikura umukono ntabwo wese nakwima umukono sawa yemwe nawe musigare amahoro ngo bashyizeho amafaranga yo gukoresha ndongera mbonye icyo gusohokanamo inshuti zanjye ariko ye aka gatelefoni kakamaze no gusaza ndagura indi ndabizi ntabwo bajya bashyiraho amafaranga makeya ngo y'ibikoresho zasariga ngo azabe meya ngo harya ngo baguha amafaranga ngo y'ibikoresho cyakoze Imana ikunda abantu koko nawe rero witeretse nk'umubyindi w'abashumba ku gatozi ngo baguhaye amafaranga cyakoze Imana ikunda garasi cyakoze sheri nzajya nkurira iso akaramukaje ukamubwira ibyo mukorera uzambona kikoryo ugomba guceceka gukomeza bama amafaranga urumva urirebesha ute ese ibi n'icyo uri kurya aho si y'amandazi aya si y'amandazi yanjye aya ntabwo ari y'amandazi yanjye n'insangu yariye urambona Beyonce wamaze kwitegura oh my god hano yanjye ndumva nishimye cyangwa se kamubwire nta mutima mubi nshaka pe ku munsi umugabo wanjye ngiye gutaha uri kumva umbabarira ibintu byose mubwira ubishyira ku murongo sinshaka ko babona uko tubanye hano uri kumva urimo kunyumva papa wawe aza umuramutsa neza wishimira kandi uzaramuka ugize ikintu na kimwe umubwire ntubwiye kangahe ugira uti umubwire uzambona dore wambaye neza ugomba kwitonda nk'umukobwa mwiza kandi ukagerageza ukamwenyura mbabarira wikomeza kwitwara gutya uri kunyumva cyangwa se niba utabishaka uranzi ntunzi jye seka kwanza seka okay gutyo papa azarinda agenda ntongeye kubona ufunze umunwa uri kumva sawa umva hano mfite n'ibiceri se wabitwaye ko mubibona cyangwa se gendera ko biri kuri Harris cyangwa se oya ndaza kuvuga n'ibindi kuzaya kanizere kuraza kuba umeze nize ibyo twasezeranye gisubizi akundi turetse n'umutima mu sibye ko wanananiye pe ariko sibye no kubeshya hari umutima mubi hari uko mba ntakugize reba ndakureza unganya iki nyoko ntiyagusize uri uruhinja uraramuka ugize ikintu bwira reba hano ariko ndeba mu maso uri kunyumva sawa oh oh my god
Wishe karamishu bitese meze neza sha nakwanze ibaze ko yambwiye ngo uraza fande utaranabimbwiye ariko uraza basi nyine uraza nawe okay nizeye ko basitabihunde turagukumbuye biyo niba utabikukushirira ikintu nguwo namuguhaye karamba byiza mana ngenda barishe so tugutekera iki mbabara ubwenge nashushe ndagukumbuye mbabarira karame ngese ntabwo ukeneye kumvugisha usikumbe ariko insoke basi ngaho muvugane okay naribi nyine karame okay nyine naribi nyine muvugishe nayimuhaye karame mama gufata neza nta kibazo hari amafaranga so wanyu yohereza kuri akawunti ya mama wawe yarayaguhaye shu narayamuhaye pe narayamuhaye ngese sibambeshye ntabwo nabonye umwanya wo guca ku isoko ariko ndakeka ndavuga amafaranga yo kwishura ibyo bikapu biri mu modoka ni mubishyira aho ngaho ndaje mu kanya baraje babitware sheri mama Beyonce wishu yesu se waje twagira ngo ntabwo uraho sheri nari ngukumbe nk'umwana kumbura ibere ryanjye mu modoka birimo rwa nguko kwanjye ari he yari mu nzu Beyonce karamba come here ngwe kumazi Bio mama yakwitayeho neza cyane pe cyangwa umukobwa mwiza sha urabona atarakuze umukobwa cyane kiritonda Chelsea yakuze ko kandi rwose amwitayeho okay ni mwebwe muryango wanjye mfite ntaba afite ubuzima bwanjye bwaba ari urupfu ni mwebwe igisobanuro cy'ubuzima nasize byose nsigarana mwebwe ndabakunda kandi niko bizahora nk'umuryango wanjye rero ntimuzigere munca intege mfite intege nkeya n'ubuzima butoya muri iyi si yego isaha n'isaha najya kuri misiyo nkarasirwayo ikiza ni uko nkundira umwana Beyonce tubanye neza kuri abo ushaka ko bakura ikiza ni uko nkundira umwana urusiro nambara n'ingofero zanjye uzampere n'umukobwa ingofero yego ikiza ni uko nkundira umwana uzakomeza umwiteho yego kandi nzabarida nk'uko ntabwo ntuzapfa sibyo gusa igihe nkiriho nzabarinda nk'uko ndi mbone y'ijisho ryanjye iki mu cyumba nzabakunda nk'uko umwana akunda ibere rya nyina nzoga inyanja zose nzurira imisozi yose nzambuka ibibaya byose ariko umuryango wanjye ugende neza tugende mu nzu maze guhabwa amagarade y'aba ofisiye oya njye nagiye mu kibari oya bishobora kuzatinda no 12 bamaze guhabwa ikibari ariko abandi 7 baracyari ku kazi rwose mva nta kindi kintu nkunda usibye umuryango wanjye nta kindi kintu nkunda usibye umuryango wanjye uko umubyeyi yita ku kibondo cye niko nanjye nifuza gushyigikira umuryango mfite umukobwa umwe witwa Beyonce muri isi rero ntacyo mvunikira mu by'ukuri usibye we of course mfite n'umugore umwe ntabwo njya muri bya bintu byo kujarajara oya nta kibazo okay
oya ngewe iyo umuntu ankundira umwana niba mfite umugore unkundira umwana akamurira amashuri akamurira ibiki byose akamuha umwanya wo kwidagadura nta kirenze icyo narumvise ngo ejo bundi se waba yaranaje n'aha ngaha amusigira 200,000 ubu ni ukuvuga ngo school fees sinkiyishyuye umwana wanjye afite ibyo azigamo no umva nshuti reka nkubwize ukuri ibyo ntaho bihuriye n'umwana wanjye nta wundi mugore nzashaka niba umwana wanjye mufite niwe nduhira nta kindi kintu mvunikira muri iyi si ya rurema oya mwese mukeka ko urukundo rwarangiye ariko reka nkubwize ukuri uko wenda sinakunda abantu nk'uko Yezu Kristo yakunze abari mu isi cyane akabapfira ariko nibura nabo wa kabiri kuri Yezu Kristo okay nta kibazo na muri gufata amashusho okay ntaribi sawa buretse gato ndebe unabona ko mpuze Bio come here baby mpuze byangenze gute ntabwo wishimanye nanjye ntabwo wishimiye kumbona ndi kumwe na nyoko Bio uyu nguyu ni mama wawe sibyo ugomba kwitoza kumukunda akwitaho aragukunda kandi nanjye ndagukunda uri umwana wacu watinye papa se uko rero mvuga ntabwo ari umubyeyi ese ko kugendesha ibirenge done uko ameze man kumva kandi ntabwo ni guteta turi kumwe na se bajya kwa bari bagenda bari inkweto madame twashatse uburyo tujya kunywa agakawa se numara hanyuma ngwino tujyanisha yo makaga zana agashakoshi ubwo rero muransanga imbere ndabona ntazi ibyanyu reka mbanze mvugane n'abantu hanyuma yes muze kwibukana na power bank nshobora kuza kugira ikibazo cy'umuriro wese ko mbona ikingugiye siwe mbaza ko mbona ikingugiye he ushaka se kumurikira Mbese dade ntabwo avuze ngo tujyane. Jewe njyana nawe ndasohotse n'umugabo wanjye urankurikiye wowe ndavuze ngo munzu vuba n'ikindi gikoranye garuka hano kubona se jyanye n'umugabo wanjye wowe wagiye gusuranya ko ntago agukumbuye ushaka kunyeteta inyuma aho undi wagiye uvuga nubwo se utazi kuvuga uri igitambambuga ujye uvuga kandi sinkavuge ngo usubire mu kanwa sinkavuge ngo umvugiremo dore uko atundu nakuyameze cyumuriki umva buretse baye iswa kubaza icyatumye utaza uvuga ko ugiye gusubira mu masho toma kuko ufite iki ikizama uri kumva bibeshye uvuge ko nakoresheje ijambo mu nzu ajyana nawe takora binesha gahunda n'ibintu kinga aho ngaho Mama wansigiye iki koko kadaterwa mbwira nabi anoteza mbwira tukajyana wenda kaurumeza neza Beyonce, neza iyo telefone nsizaho ku meza. Beyonce, Bio, sako karihera. Hey, nuko hey, wamusura, sibyo? Wamubonye? Mwavuganye nguki? Wasenye uko rero. Abundi wamenye ubwenge waraye se? Rara nyine urarane na nyoko. Naho ibyo kunzana y'imiteto
nyoko nguwo wamubonye kandi ntiyame ujye unyita nyoko ari uko siko agize ati ahari sinakubyaye ntabwo wigeze umbona nkubyara dore nyoko wamubonye urara aho ngaho nuko bazi ko amafaranga ngo ngurire ibikoresho iyo bayaha nyoko se akazabikugurira umva nkubwire ugomba kujya unyita nyoko ariko bene wanyu bahari igihe badahari sindi nyoko nyina wundi ntabwo aba nyina ntabwo naba nyoko urumva dore nyoko nguwo cyangwa se nkunze ko banamusuye mama urarira amata se cyangwa ayo ni amavuta umva ndagira